bakabikora nabi bakima abandi bagenzi babo bakimana ubavuga abandi abo bari mu cyaha abari gukora icyaha icyo ni icyambere wenda nitubijyana mu mujyo w'Imana abari gukora icyaha abari gutandukira amahame Imana yashyizeho hanyuma nitubijyana mu buzima busanzwe uyu muntu abari guhohotera mugenzi we yaba ari umugabo yaba ari umugore niba ari umugore w'imye umugabo we abari guhohotera umugabo we ndetse abari no kumwica urubozo reka mbivuge gutyo kubera ko ikintu cyatumye bahura byari kugira ngo bahuze imibiri niba byari kugira ngo bahuze imibiri rero uyu mugabo uri hariya atari guhuza umubiri n'uwo yashatse arimo arahohoterwa arimo aricwa rubozo gihuza umugabo n'umugore uhita ukomerezaho na nishaka abantu babyumva kwici gutandukanye ariko ikintu cya mbere gihuza umugabo n'umugore no gushinga umuryango uhuriwemo na babiri uyu mugabo n'uyu mugore bahuye ntago ari musaza na mushiki kandi niyo amatorero agiye kubasezeranya ndetse no mu buyobozi bwite bwa leta iyo bagiye kubasezeranya baramanza bagakurikira ibisekuru byabo bakabona ko badahuje amasano iyo basanze badahuje amasano aba bantu baba bemerewe guhuza umubiri babemerewe kurongorana bivuge kuko Bibiliya nayo irabivuga ntago bibiri kubihisha ntago iri kubitsinda Bibiliya iravuze ngo kurongorana kubahwe ko bashakanye abantu ntitukinyurwa nuko turi ntago ndi bunyurwe nuko wowe pasiteri ntago ndi bunyurwe nuko ndi burarira ibirayi na dodo ntago ndi bunyurwe nuko ndi butege akagare ntabwo ndi bunyurwe ahubwo ndifuza uyu muntu ufite imodoka naza ntware naza mperifuti kandi njyewe nakagombye kugenda ukondi yego nakagombye kugenda ukondi nakagombye kugira iyi kanzu yanjye imwe nkamenya yuko ndi buyimesa nimugoroba ejo nkazongera ukaba ubwo bakunzi bacu ba Uyisenga TV nanone kandi turabaramukije turabashuhuje aho muherereye hose tubifuriza amahirwe y'Imana reka tubabwire ngo aho muherereye hose aho muri abarimo mujya mu kazi abagumye mu rugo mutagafite reka tubabwire ngo haracyari ibyiringiro yuko Imana izabagirira neza reka tubwire namwe bari kwa muganga murwaye nubwo ubona bimeze bityo reka nkubwire ngo indwara urwaye ntago izakwica ahubwo niyo kugira ngo Imana iheshe icyubahiro reka mbwire rero abari mu nzira bagenda reka mbwire abarwariye mu rugo mbabwire ngo haracyari ibyiringiro Imana ikibahagaritse irabakiza hanyuma rero nshuti bakunzi bacu uyu munsi tubafitiye umushyitsi kuri Uyisenga TV ndetse murabona umubyeyi hano Mama Mignone official ndetse n'indi channel dukunda cyane kandi dukoreraho Uplove rero turabakiriye Mama Mignone karame reka manze nkubwire ngo urakeye murakoze cyane rero utwibwira pastor iyo uvuze ngo ndakeye mpita mvuga ngo nijoro buriya rirabibona ko nkeye asa neza ako ndakeye no ku mutima ubuntu bw'Imana bukuriho amen ndishimye turakwakiriye rero murakoze cyane kuri Uyisenga TV yego Imana iguhe umugisha amen nyuma rero hari abadukurikiye wabibwira muraho neza abakunzi bacu abari kuri Uyisenga TV ndabasuhuje abari kuri Mama Mignone official ndabasuhuje abari kuri Uplove ndabasuhuje Imana y'amahoro nitwishimire nitwa Uwumuremyi Leonira ariko nzwi ku izina rya Mama Mignone uriya iryo zina rya Mama Mignone ndimaranye imyaka myinshi niyo mpamvu nyine ari ryo rizwi cyane kurenza ayo yandi murakoze pastor kaburantumiye Mama Mignone rero yego umutumirwa w'abakunzi bacu uyu munsi hari ibiganiro ngira ngo tuganire kandi abadukurikiye barushaho gusobanukirwa ndetse no kugira ibyo bunguka byinshi turendenda kugira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'umuryango ku kintu kijyanye n'urugo yego ndenda kukubaza ikibazo cya mbere ubundi ikintu cya mbere ku mugabo n'umugore gihuza umugabo gituma umugabo afata icyemezo agahaguruka akajya kurambagiza gituma umukobwa afata icyemezo uwari umukobwa akaba umugore akemera kuba umugore uwari umusore akemera kuba umugabo inshingano ya mbere cyangwa nyamukuru ni iki kintu kiba kigamijwe n'iki kibahuza icyambere na mbere ibyo tubisanga no mwitangiriro mu ijambo ry'Imana reka ninjirira aho ngaho kuko Imana imaze kurema Adamu yararebye isanga adakwiye kuba wenyine iravuga ngo reka nkuremere umufasha ugukwiriye rero umuntu ushinze urugo yaba umugabo yaba umugore
abari gukora iby'Imana yategetse, abari mu masezerano n'Imana. Yego. Akoko rwose ndicara nkanakemeza uyu muntu abari mu masezerano y'Imana bari gukora iby'Imana yategetse, kuko Imana ubwayo niyo yabikoze, ishyiraho umugabo ishyiraho n'umugore. Urakoze utararengaho. Yego. Noneho rero igituma umugabo cyangwa se umusore afata umwanya akajya kurambagiza, niwe muntu n'ubundi wagaragaye bwa mbere, niwe muntu wagaragaye bwa mbere. Ari nacyo kintu njya nsaba abantu ngo tujye twubaha umuco ndetse tunawubahirize. Buriya abadamu batera intambwe ya mbere yo kurambagiza abagabo cyangwa se kubabwira ngo iki n'iki, hari igihe baba banyuze no ku mategeko y'Imana. Njye niko mbyumva. Uretse kuvuga ngo banyura ku mategeko y'Imana, njye mbona bameze nkaho bari kwishanura. Ushatse kuvuga ko baba bashanutse. Baba bashanutse, Imana yaramanje ishyiraho umugabo. Umugabo arangije, noneho ikindi kintu wavuze ngo kuki abenguka umuntu. Ibuka nawe muri cya gihe yavuga ngo akanakara ko mu mara yanjye aya ni amagufa yo mu magufa yanjye. Areba umuntu akamushima, akamukunda, yarangiza kumva ko byanze bikunze agomba kuzaba umuntu we w'imbere. Urakoze. Iyo yamaze kubona ko azaba umuntu we w'imbere, ahita amubwira rya jambo. Wa muntu nawe yamara kumwemerera rero bagashinga urugo, bagahinduka umwe. Yego. Mama Minyo, karame. Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma, ngenda kubaza nshingiye kuri Bibiliya. Yego. Ese Bibiliya bivuga iki? Aha ngaha ngiye gusoma haravuze ngo ku bice 2 umurongo wa 6, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yego. Aha ngaha nshatse kuvuga iki? Bibiliya banga icyo umuntu abibane cyazasarura. Yego. None se uyu mugabo uhisemo umugore n'umugore akamuhitamo bakemera kubana akaramata. Yego. Hanyuma Pawulo we abivuga mu umwanditsi mwiza mu rwandiko yanditse Abaheburayo ko buri iki gitabo ntago kizwi wacyanditse. Nubwo dukunda kukitirira Pawulo, ariko umwanditsi w'Abaheburayo ntazwi. Ariko reka mu bice 13 wumva ko avuga ku murongo wa 4. Haravuze ngo kurongorana kubahwe na bose. Yego. Kandi kuryamana kwa barongoranye kwe kugira ikikwanduza. Yego. Kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Yego. Hanyuma buri munsi urabizi ndi pasiteri. Yego. Dushingira abageni buri munsi. Ariko dukunze kwakira amakuru atubwira ko abagore, iyo umugore yageze mu rugo cyangwa umugabo yageze mu rugo, akenshi bakunze kwimana. Kandi burana kubaje no kutarakansubiza urakansubiza. Ese niki gihuza umugabo n'umugore ubundi ikintu cya mbere gihuza umugabo n'umugore uhita ukomerezaho na nishaka abantu babyumva kwici gutandukanye. Ariko ikintu cya mbere gihuza umugabo n'umugore no gushinga umuryango uhuriwemo na babiri. Uyu mugabo n'uyu mugore bahuye ntago ari musaza na mushiki. Kandi niyo amatorero agiye kubasezeranya ndetse no mu buyobozi bwite bwa leta, iyo bagiye kubasezeranya baramanza bagakurikira ibisekuru byabo, bakabona ko badahuje amasano. Iyo basanze badahuje amasano, aba bantu baba bemerewe guhuza umubiri, babemerewe kurongorana. Bivuge kuko Bibiliya nayo irabivuga, ntago bibiri kubihisha, ntago iri kubitsinda. Bibiliya iravuze ngo kurongorana kubahwe ko bashakanye na bose, he kugira n'ikikwanduza. Bivuge ngo iki gikorwa kiri mu mugambi w'iki? Kiri mu mugambi w'Imana. Ababizi ubikoze neza se n'ubikoze. Urakoze. Ibintu bihimbaza Imana. Ngo haba hari n'abamarayika baje kubihagararira. Hanyuma rero kubabikora nabi bakima abandi bagenzi babo, bakimana, ubavuga he? Abangabo bari mu cyaha, abari gukora icyaha. Icyo ni icyambere. Wenda nitubijyana mu mujyo w'Imana, abari gukora icyaha, abari gutandukira amahame Imana yashyizeho. Hanyuma nitubijyana mu buzima busanzwe, uyu muntu abari guhohotera mugenzi we, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Niba ari umugore wimye umugabo we, abari guhohotera umugabo we, ndetse abari no kumwica urubozo. Reka mbivuge gutyo, kubera ko ikintu cyatumye bahura byari kugira ngo bahuze imibiri. Niba byari kugira ngo bahuze imibiri, rero uyu mugabo uri hariya atari guhuza umubiri n'uwo yashatse, arimo arahohoterwa, arimo aricwa rubozo. Hanyuma uyu mugore nawe utari kubikora bitewe n'umugabo we, wenda turabizi ko abagabo bagira gutya akikatisha ku ruhande rwo hirya, yagera mu rugo akabarananiwe cyangwa izindi mpamvu zikaboneka cyane ko aba yavuye yikatisha kugira ati yikatisha gusambana, agasambana. Yego. Pastor we, abadukurikira mwese mu byumve neza. Mama Minyoni, karame, abagabo bose barasambana? Ntago bose basambana.
ndewe inshuro nyinshi ntago njya generalize none se byo nibyo umuntu ku giti cye yego byo nibyo umuntu ku giti cye kimwe nuko abagore bose nabo badasambana urakoze n'umundi abagabo basambana baba bafite aho basambana nabo cyane rwose ngo nta bagore rero yego none se mama Mignone kuba dukurikiye tujya dukunda kwakira ibibazo byinshi kumva umugabo aje arega umugore ko yamwimiye mu buriri ataha amubwira ngo yakonje akaba agiye mu gisarubeti agiye kwambara igisarubeti basigaye baraguze ibisarubeti kwambara za robedoni ubundi umugore akwiye kurara ati araranye n'umugabo uko bavutse ubundi niko umugore n'umugabo niko barara uko bavutse kubera yuko baba barabaye n'umubiri umwerega iyo batangiye gushyiraho iyo myenda ibisarubeti ngo byateye basigaye bagura aba yamaze kwiyima wa muntu aba yamaze kwiyima umugabo we cyangwa aba yamaze kwiyima umugore we kubera ko umwanya wo gufata kugira ngo azafate umwanya wo gukuramo cya gisarubeti kugira ngo afate umwanya wo kuzakuramo izo robe de nuit ni umwanya munini cyane uwatekereje yaba yavuye no muri bya bitekerezo mu yandi magambo rwaba ari urukuta ubashyize hagati ni urukuta uba wamaze kubaka hagati yawe n'uwo mwashakanye none se ibi nabyo biri mu by'Imana izabaza abashakanye cyane rwose mu mirimo cyangwa cyane rwose niyo mpamvu bajya bavuga ngo kwinjira mu bwami bw'ijuru ngo bigoye nko kugira gute hari kwinjira mu zuru y'urushinge nako mu mwenge w'urushinge rero reka mbabwize ukuri igihe cyose tutubaha amategeko ndetse n'amasezerano Imana yashyizeho byanze bikunze tuba tuzahanwa ngewe mu ijuru simbizi wenda hari abagezeyo hariho n'abataragerayo atubwire uko bimeze ntawe uragaruka ngo tubwire uko bimeze ariko iri juru ririho rituma hari ikintu tugenderaho tukavuga ngo reka twubahe ibi bintu rero weho uyu munsi ushobora kuba wabiteshutseho ujye umenya yuko ejo ugomba kubikosora kuko imbere y'Imana duhora twihana tuzabibazwa nitubikora neza duhora twihana imbere y'Imana kandi mu kwihana nuko uwihana ukanahindura icyo wacumuriyemo niba wacumuriye muri icyo kintu cyo kwimana ihane unagikosore ndetse ntiwongere kwimana niba wacumuriye muri iki kintu cyo gusambana ihane ndetse ntiwongere no gusambana none se iyo hano Bibiliya ivuze ngo ntihagire ikikwanduza ntihagire ikikwanduza ikintu gishobora ko abashingiraho ko abashakanye ntihagire ikikwanduza baba bashatse kuvuga iki ahangaha ingiye ikintu mise mbitekerezaho biba bishaka kuvuga ngo ni igikorwa bashobora kugikora ari igikorwa batiteguye bose cyangwa batakirimo neza bakabikora nko kurangiza umuhango icyo gihe navuga ngo biba byanduye impamvu navuga ko biba byanduye ni iyi ibintu bitarimo ibyishimo n'umunezero biba byanduye yego ikindi gikurikiyeho ikindi cyatuma mvuga ngo biba byanduye cyangwa se haba hari cyabyanduje uyu munsi umugore ashobora kuvuga ati reka ndangize umuhango mbone birangira reka iyo byagenze gutyo ntekereza ko nta byishimo byaba biri ku mugore kimwe nuko nta byishimo byaba biri ku mugabo rero aho kugira ngo mubikore mubabaye cyangwa mugiye kubyanduza mwabyihorera ahubwo mukamanza mugakuramo rwa rukuta rwatuma ku ruhande rumwe abyinjiramo atabishaka akabyinjiramo nk'agahato cyangwa se akabyinjiramo kubera ko yumva ko ari inshingano cyangwa kubera yuko yumva byanze bikunze reka bikore kugira ngo yikize mugenzi we ahubwo ukavuga uti uyu munsi rero nshuti yanjye kubera impamvu izi n'izi mukanabiganiraho ku buryo bweruye njye nkunda kubwira abantu bashakanye ngo ikiganiro ni kibe nyambere mu rugo rwanyu ibi bintu mu biganiro uvuga uti uyu munsi ndi kumva bitankundira nshuti yanjye kubw'impamvu izi n'izi tukiri aho ngaho kugira ngo abadukurikiye kuko benshi bahura n'ibi bintu bikabagonga kandi bikanabagora cyane hari n'abantu baguye kubera izo mpamvu hari abantu bari kure kubi kubera iri teraniro ry'umugabo n'umugore reka byita iteraniro yego ryo guhimbaza Imana Bibiliya iravuga ngo ababiri iyo ababiri bari hamwe bambaza izina ry'Uwiteka Imana izabara nabo none tuvuge ngo muri iki gikorwa iyo kitanduye marayika barimo yandika raporo abarimo avivura ariko iki gikorwa gikozwe neza aravuga ati kiranduye none se mama Mignone karame ari ababyeyi bagiye kudukurikira hari n'abadukurikiye muri iyi minsi urukundo rurimo ruragenda rushonga yego ruragenda rushira abantu bakabana n'abandi barabarambiwe ndetse imyitwarire ikakwereka ko banarambiranye
ariho kuko umunsi wa mbere umugabo n'umugore babana yego baba bambaye uko bavutse cyane rwose. hanyuma byageramo hagati urugendo rwageramo hagati njya nkunda kubivuga iyo nshingira ngo bagera mu ikorosi kuko buriya umuhanda ugira amakorosi abiri ry'iburyo n'iry'ibumoso yego bagera mu ikorosi ry'ibumoso buri ikorosi ry'ibumoso riragora kurikata yego umwe muri bakananirwa bitewe n'ibibazo barimo bagenda basakirana ibyo bagenda bahura nabyo batari biteguye kuko nkunda kuvuga ngo urugo si fiançailles urugo ntabwo ari fiançailles ntabwo ari bya bindi ibibera muri fiançailles bitandukaniye n'ibibera mu rugo because I love you umuntu akubwira utugambo twinshi nagupenda sana agaceceka ati sinsinzira nakwagaranyo ati nuko akubwira utwongereza akubwira mbese indimi zose arazishaka mu ndimi zose hanyuma rero nacyo kinaniza abantu benshi bamara kubana bakagira ngo urugo ruzakomeza rube muri nakwagaranyo nakupenda sana jo nakupenda I love you je t'aime shushu waramutse ute kurya byananiye bagera mu rugo umwe agahita abwira undi nta je t'aime inzara igutema mara hanyuma rero iyo bageze mu rugo wibuke ko ibi bintu babiganira umwe arya iwabo n'undi arya iwabo yego yego noneho bagera mu rugo bagahura n'ingorane zirimo ubukene zirimo despense ziri hejuru y'ubushobozi bwabo yego noneho umwe agatangira kubonamo undi ko ntacyamamariye yego aba bantu niho hahandi atangira gusubiza amaso inyuma reka mbyite ko cyangwa se mbivuge gutya kamera nk'ababisiraheli bageze mu butayu bakavuga ngo twibutse twaryaga muri Egiputa yego agatangira agatekereza abahungu bamuteretaga agatangira agatekereza abagore bamuteretaga bateretana n'uwo muhungu cyangwa n'uwo musore ati iyo nibanira nabari nk'aba bantu none umwe muri bo agahita afata icyemezo agatangira kujya arara yambaye ati ntashye mfite imbeho yego iyi mbeho igaragaramo maze imyaka 5 10 7 kandi imbere nta mbeho yabagaho ese ni amakuvurori yabuze ni amashuka yabuze ikibazo ni ikihe kuri ibi bintu tuvuze kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ikibazo kiba cyabaye mu mutwe kuko ibintu byose buriya bipfira mu mutwe niyo mvuze mu mutwe ni mwumve mu bitekerezo mwumve mu byo wakiriye mu biganiro byatambutse hanyuma ikindi kintu ahandi hantu urumva kuvuga ngo bipfira mu mutwe uyu muntu aba yicaye azi yuko buri gihe azahora abwirwa ngo nagupenda sana nagupenda sana nagupenda sana akumva ko iryo jambo azahora aribwirwa iyo watekereje ko uzahora uribwirwa bugacya mu gitondo ukabona umuntu abyutse yirukanka ajya gushatisha ntari kubwire uratangira ugatekereza yuko atakigupenda atakigukunda none biba byabaye iki n'inshingano nyinshi hari navuga ngo usibye n'inshingano nyinshi uyu muntu aba yamaze kukumenyera uyu muntu aba yamaze kumenyera yuko yamaze kwicara mu rugo rwose ko nta kindi kintu cyarumukuramo uyu muntu aba yamaze gutekereza yuko wamaze kurugeramo yakuzanye yagutuje atahasigaye ubuzima nibukomeze icyo kintu uzakibona ku mugore n'umugabo barabyuka mu gitondo ntibasuhuzanye kandi ubundi batarabana umwe yabazaga undi ati waramutse ute byagira saa 3 mbese wariye byagera nimugoroba ati wifubike rero ndabona ikirere gisa nabi kandi mudatuye no mu gace kamwe ugasanga umuntu afite amasogisi nk'ay'umuntu ararana irondo kandi ayajyanye mu buriri rero iyo mwamaze kugera mu rugo uyu muntu ntakubwira ati ntaguhamagara ariko kazi ati wese mbese wageze mu rugo ati fubike ndabona ikirere gisa nabi twatugambo wari umenyereye disi dutangira gucika muri wowe iyo dutangiye gucika muri wowe rero ku ruhande haba hari ibindi birura reka mbyite ibirura bitegereje kukubwira ya magambo n'abagabo bagenda bomboka niko babita bategereje kukubwira ya magambo batari komana nyagasani we bati pasiteri yashatse umugore mwiza iri jambo ntago bari kuribwira pasiteri ahubwo bararibwira umugore we bati wa mugore uri mwiza bati ubundi pasiteri yakuntwaye ate gacya mu gitondo ati waramutse mama kugira ngo amwereke yuko anamwubashye cyane akanamubwira waramutse mama pasiteri umutwara ameze neza yaramutse neza ati ni ukuri kw'Imana pasiteri yarashatse aya magambo ari bwice mama pasiteri mu mutwe avuga ati uyu mugabo arambwira neza n'ubwiza bwanjye arabubona ati ndetse anyubahiye n'umugabo kuko byanze bikunze ari kumukwitirira utararengaho iyo ari umugore w'igishoshwe rero agendera hakaba yagiye utararengaho ari uwafashe icyemezo cyo kukurongora wa wundi areba ari nuri kukubwira ngo urasa neza urakeye nyamara nta ruhare yabigizemo yego
uyu mugore agatwarwa n'utugambo tudafite ibikorwa kuko niba nkubwiye ngo wambaye neza hari uruhare nabigizemo yego nta na rutoya niba nkubwiye ngo urakeye nta mavuta yanjye nakuguriye ni ukuri nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo nse neza ubundi uyu mugore batwaye utwawe n'aya magambo kuko umugabo atakibona umwanya wo kukubwira yego aya magambo bitewe n'ubuzima areba imbere uko buhagaze ubu uyu niwe ugukunda cyangwa ukundwa nawe undi uguha aya mavuta abantu bagatuma iki rero reka nze ndakivuga ku mpande zombi kandi nigeze no kukivuga n'ikindi gihe abagore urupfu rwabo ruba mu matwi buriya abagore badafite amatwi bashobora kuba batapfa abagabo badafite amaso bashobora kudapfa kuko uyu mugore wabwiye aya magambo ariko reka tujye tunabyemera mwabagabo mwe namwe mu nkurikiye City Hunter wacu utarashaka ukomeze nawe ubyumve abyumve abagore bakunda amagambo meza aho bava bakagera abagore bakunda kubwirwa neza mama minyoni turimo turareba ingaruka umugabo n'umugore basakirana n'ubuzima binjiye mu rugo bishoboka ko umugabo yabuze umwanya wo kubwira I love you ariko bivuze ko atagukunda uretse ko ntiyanawuza uwo mwanya kuko yabonye umwanya wo kuvuga atari ko mwagiye mukura ibikombe mu nzira umugabo utakubwira ngo I love you abona ko ibikombe biri mu nzira akaza abivuga none se mama minyo birashoboka yego uyu mugabo yabura se kukubwira I love you gute kandi muri burarane mu buriri ukabubyukamo ukambara igihe uri kwambara isogisi ntiwaba uri kubwira umugore ati ndagukunda shari wanjye n'ubuzima bwaducanze reka dusubire muri jambo rero yego mu bakora into ba mbere ibice birindwi bavuze ngo ibyerekeye ishyingirwa yego ibyerekeye ibyo mwanyandikiye uyu ni Pawulo ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore yego ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agirwe mugore n'umugore wese agire uwe mugabo kandi twabonye ko igihuza umugore n'umugabo cya mbere ni ukurongorana ko bashyingiranywe hagati aha rero iyo byamaze kunanirana joteme iva he ubundi reka nkubwire pastor ibi bintu dusoma muri Bibiliya byanditswe na kera ntago ari ibya none rero uyu munsi uko tugenda dukura uko tugenda twese tuvuka imitwe y'abantu igenda itandukana imitwe y'abantu ukuntu igenda itandukana uzarebe n'uburyo basogokuru babagaho na banyogokuru butandukanye n'ubwo abantu bariho uyu munsi umugabo yari uw'icyubahiro umugabo yari uw'agaciro ariko umugabo w'uyu munsi ni cahanca sibyo nuko byahindutse twe ba nyirabayazana se oya nisi turi kugendana nayo nisi turi kugendana nayo ni cahanca watetse natetse sibyo winjiye saa 2 nanjye ndi bwinjire saa 3 ndi umugore ubundi ibyo bintu ntibyabagaho umugore yabaga yageze mu rugo mbere y'umugabo kugira ngo akunde amwakire niyo bajyaga guhinga umugabo yaratahaga umugore agatahana amasuka ye ku rutugu umugore akagenda akomeza ajya mu rugo ajya guteka umugabo agahita akatira hirya ku kabari akamanza kujya gusoma icupa n'abandi bagabo n'uburimiro yego simvuze ngo abagore bakomeze babeho bahohotewe gutya ariko umugabo yari afite icyubahiro nyine cy'ubugabo nawe agakomera uyu munsi iyo umugabo wa kera yacaga umugore w'inyuma akajya ku rundi rugo akanahabyara ntago byahindukaga impamvu y'amakimbirane ahubwo iyo miryango yarakomeraga kuko uyu mugabo yajyaga gutanga amata muri rwa rugo kubera ko azi ko yahabyaye umwana noneho uyu mugabo yamara kubona yuko ari cyo kintu cyabiteye cyatumye bahinga agahindukira n'akazashaka impamvu agera ku mugore we ariko ibi bintu ntibyasenyaga umuryango ntabwo byasenyaga umuryango noneho hano umurongo wa 3 waravuze ngo umugabo ahe umugore we ibimukwiriye kandi n'umugore nawe abigenza atyo yego ku mugabo we kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo atwarwa n'umugabo we yego kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugore we yego urumva ahangaha izi ni impuguro Pawulo yatagaga mu itorero ry'i Korinto bitewe n'ibibazo yagiye asanga muri iri torero yego ariko uyu munsi usanga ibyo turimo tuvuga akenshi turimo turabisanga mu ngo z'abakristo bitwa ko bakejejwe utanze urugero rwiza utubwira ko kera
abapapa ba kera, abagabo ba kera n'abagore ba kera bavaga mu murima, umugabo agaca hariya akagenda akanywa agacupa, umugore agatahana amasuka akajya mu murima, akajya mu rugo agateka. Yewe byanashya akaza kumanuka akareba umugabo, ntamuhamagare mu izina, ntamuhamagare ngo yewe Matayo we, reka da umva yaravugaga Nikora yemwe yewe ra niko naga numva mama ahamagara papa, ubwo papa akamenya icyo akwiriye gukora agahita ahaguruka buhoro. Kuvuga byonyine ngo Nikora byatumaga none si uyu munsi ikiri kubitera. Niba umugore ahishije, ubwo umugore niba atetse umugabo ntiyavomye cyangwa se ntamufashije guteka, niyo bihiye no kujugunya ku meza ati mwavuye mukarya. Cyane na kenshi wajya kumva kandi ni mu bakristo. Yego uya mu bakristo ni naho ibibazo byinshi, ngo nutabirya abana bawe barabirya. Ibi byo iyi nyito ivuga iki? Ngo wabiretse se tukabyirira ngo cyangwa ngo urahaze. Ndetse hari ikiganiro nigeze gukora mvuga ngo habaye iki, ariko kira kiganiro wazagisubiramo abakunzi bacu menye batarakibonye cyane. Habaye iki gituma uyu munsi abagore batacyubaha abagabo? Habaye iki gituma uyu munsi abagabo batagikunda abagore babo? Habaye iki? Ni ibintu bibiri. Umugore ategetswe kubaha umugabo we, n'umugabo ategetse gukunda umugore we. Ariko ibi bintu byombi ntikibikibaho. Ibikibaho. Umugore amaze kwicara, urumva? We umugore akamanza akishyiramo ko umugabo we atamukunda. Kandi turi mu isi iri kwiruka ku buryo bukomeye. Uyu mugabo ari kwirukankana n'ibihe turimo. Uyu mugabo rero uri kwirukankana n'ibihe turimo. Umugabo uri kwirukankana n'ibihe turimo arasigara nawe nyine ataha yanegekaye, niko nabivuga. Umugore agasigara avuga ati uyu mugabo utashye yanegekaye n'ubundi yarari mu bandi bagore. Iyi ntambara iri mu bagabo n'abagore kugira ngo izashire, ubundi bakwicaye bakajya baganira. Urumva Pastor ngendaje nshinga ikigo kizajya kiganiriza abagore n'abagabo, kandi n'ukuri Imana ibifashemo. Ngende kumva mbyifuza. Urumva ikibazo iyi si kubera umuvuduko ifite, uyigiye imbere yakugonga cyane, unayigiye inyuma yagusiga cyane rwose. Birasaba kuyigendamo hagati cyane. Amahirwe yabayeho umugabo agakora n'umugore agakora ni amahirwe. Yego. Ariko uyu munsi hari gukora umugabo cyangwa se hari gukora umugore. Mu by'ukuri uriwe mu rugo uricaye. Yego. Utegereje ko umugabo ngo ari buguhamagare ntubibonye. Yego. Ariko nyamara imigambi afite. Nawe ikindi nanone nawe ntutekereje utari kubunda wamuhamagara. Wamuhamagara nkamubaza agahanga umugenzi kabe yagiye. Nshuti yanjye ntago uzi mu nzira uko byamugendekeye, wikumva yuko ari uri buze kuguhamagara. Ahubwo agatangira kumva abaza amakuru yaho umugabo yagiye cyangwa umugore yagize gute, agatangira gukora iperereza ku bandi. Ese abantu tubagiriye inama? Icyambere ni abakristo. Abakristo pe Icyambere ni abakristo. Yego kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko nyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima. Yego. None se uyu mugore wima umugabo, uyu mugabo wima umugore, iri joro tuzaritaha? Biragoye. Kuko Paulo aravuze ngo umugabo atwara umubiri w'umugore. Yego. Bivuga ngo ntabwo umugore akwiye kugira amarari kandi ari kumwe n'umugabo cyane. N'umugore n'umugabo ntakwiriye kuyagira ari kumwe n'umugore we. Ubundi ikindi kintu cyabiteye Pastor, icyo cyo ndakivuga uyu munsi. Ntago nzatinya kuvuga yuko ibintu bidutwaje igitugu. Ibintu bidutwaje igitugu gute? Wenda mama Mignone ifite ukuntu nkora ku dufaranga ibihumbi 50, ibihumbi 100, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho nimnyabuka ku ruhande ndaza kubona mama Pasiteri yambaye ikanzu y'ibihumbi 200, nyifuze kandi amafaranga ntayafite. Ndahiga byanze bikunze cyangwa nshaka umuntu uzamfasha kugera kuri iyi kanzu mama Pasiteri yambaye. Ntangire nkundane na Pasiteri, mwereka ko mukunze cyane, mwereka ko mugiriye impuhwe. Nanamwibutsa nako Pastor kudaheruka kujya kwiyogoshesha bwa bugambo bw'uburyarya bw'abantu. Nariko Pastor kuki iryo kora rya uba wavuye mu rugo ntibari kurebera, utangira utekereze yuko ngewe nkwitayeho, ariko nta kindi ntegereje kugukuraho usibye yakanzu y'ibihumbi 200. Yakanzu nabonanye madamu wawe. None se ubu umuntu utwarwa n'utuntu tw'utugambo ngutwo uyu muntu arashyitse mu bukristo? Ntagashyitse, ariko umukristo arihangana. Tujye twemera yuko turi abantu, ariko abakristo kuvuga ngo nibihangane. Mama Minyo, ko twigishijwe imyaka myinshi cyane. Ijambo riravuga ngo mu rukundo, urukundo aho rurihangana. Yego. Rurababarirana. Nicyo nashakaga kugwishaho ndi kuvuga ngo abantu ntitukinyurwa nuko turi.
ntago ndi bunyurwe nuko wowe pasiteri ntago ndi bunyurwe nuko ndi burarira ibirayi na dodo, ntago ndi bunyurwe nuko ndi butege akagare, ntabwo ndi bunyurwe, ahubwo ndifuza uyu muntu ufite imodoka naza ntware, naza mperifuti, kandi njyewe nakagombye kugenda uko ndi. Yego. Nakagombye kugenda uko ndi, nakagombye kugira iyi kanzu yanjye imwe, nkamenya yuko ndi buyimesa nimugoroba, ejo nkazongera ukaba ugomba kuba we. Ariko ninshaka kwigana ingendo y'undi iravuna, nzavunika, uzanayigwamo. N'ahandi mu minsi yashize twumvaga umugore yafashe icyemezo cyo gutangira kwica abana buhoro kubera ko umugabo yari yamenye ko yamuciye inyuma, ashaka gupimisha ADN, agafata icyemezo akagira gute, ati reka manze nicuye umuto ngende mbica buhoro ndangaza iki umugabo. Ibi rero biterwa nuko umugore atanyuzwe. Yego, afite undi muntu ku ruhande, afite undi tuntu tw'ibirero. Bibiliya ikavuga ngo muri Zaburi ya 50 ibyo urabikora nkagira gute, nkakwihorera, kibwira ko mpanye nawe wari ku munsi umwe nzabigarura uko bikurikirana imbere y'amaso n'abagabo. Reka mbabwira kandi kantu mwabagabo mwe mukwiye kujya mwitaho, nubwo bizi neza yuko umugore wawe akorera ibihumbi 300, 400, 500, ariko ukajya kubona ukabona uyu munsi yaguze telefone, yaguze n'iki. Ega ubundi nitume mu byo tuganiriyeho bitandukanye, ndimo ndabona Bibiliya igiye kubiha igisubizo nk'abakristo tugomba kugenderaho, kandi uretse n'abatari abakristo izi nama barazikeneye kugira ngo babashe kumenya uko bakwitwara kugira ngo bagire imiryango myiza, kuko cyane ko Bibiliya tubwira ko umuryango mwiza, urugo rwiza, ijuru rito. Yego, tuzaganira no ku rugo rubi. Nzakongera ngo urarike ngo utumire tuganire ku rugo rubi, kuko urugo rwiza biri tubwira ko ari ijuru rito, hanyuma ari tuzanaganira ku rugo rubi. Ariko ahangaha reka dusome uyu murongo dukuremo igisubizo. Yego, muri bya bice 7 by'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, twe tugeze ku murongo wa 5 aravuze ngo ntimukimane keretse. Izi ni inama Pawulo atanga. Ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Bivuge ngo ku mugabo wizera n'umugore wizera agomba gusezerana igihe yagiye mu masengesho. Ariko tubwira n'abagore n'abagabo bafata amasengesho batabyumvikanye nabo bashakanye, kandi kwizera kwabo atari kumwe. Ubundi kujya mu masengesho bombi bagomba kubivugana, kandi noneho na ya minsi bagafata iminsi itari myinshi kugira ngo imibiri yabo itazabagerageza. Bikaba byatuma banakora imibonano bari mu masengesho, ngo nta kibazo, cyangwa bakayacikishiriza. Kuko yabyumvikane ngo byabaye ngo ubundi suba Imana ntiyadusubije, Imana yaradusubije, ariko nyamara ni Satani bagerageje. Kandi abantu benshi bajya bagwa muri uyu mutego cyane rwose, bagakora imibonano bari mu masengesho y'itatu. Ati ntacyo, ubwo ndi umugore n'umugabo nta kibazo sheri, Imana ntiyatureba nabi, n'ubundi ziko twabanye kubera ko tuzahuza imibiri. Rero kirazira kikanaziririzwa. Inama Pawulo duhaye aravuze ngo mujye mubanza, tujye tubanza tubyumvikane, duhana igihe kugira ngo ibyo twakora bitica amasengesho, kandi Satani akaba dutwaje igitugu, imibiri yacu igakora ibidakwiriye. Imana ibaho umugisha bene data. Mama Mignone, numva tugeze ku musozo, ndumva waha abantu nomero zawe kugira ngo bajye babasha kuguhamagara muri counseling ndetse no mu zindi nama zitandukanye. Nimero yawe wayibaha. Murakoze. Tugira abantu, duha abantu ubujyanama mu kubaka umuryango, ndetse n'abandi bantu bafite ibyagiye bibahungabanya, tukaganira nabo tukareba ko byakemuka. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Nimero zanjye ni 0788 266 8322. Imana iguha umugisha. Hanyuma reka dusoze dusenga, tubabwira ngo nakagaruka. Imana ibaho umugisha. Mana, mu izina rya Yesu wabanye natwe muri iki kiganiro tugitangira, kugira ngo tubashe kugira urugo rwiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero nyemerera, tubonye impande nyinshi, tubonye amakosa menshi akorwa ku bashakanye. Icyo tugusabye, duha umwuka w'ubwenge kandi duhirinde hishurirwa, kugira ngo tubashe kumenya
uko tugomba kwitwara kugira ngo hatagira inkomyi cyangwa satani akadutwaza igitugu imibiri yacu akayikoresha iruba. Rero duhe imbaraga zo gukomera kandi zo kubaka imiryango myiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.